kwikorera umuzigo byo tuzawikorera ntabwo twabigira, ariko hari uguhitamo, aho umuntu agera agahitamo. Niyo byombi byaba biri mu rupfu, ushobora no guhitamo uko wapfa. ariko urebe iki gihe utekereze abajenerali bari ku gatebe uko bangana. Nta mujenerali n'umwe wari kuri icyo gihe muri 1994 wavuga urimo, ntawe nzi ubu ngubu, bose bari ku gatebe. Abanyepolitike bose, abatarapfuye bapfanye inzara, bapfanye agasuzuguro ko Kagame yabashyizeho, cyangwa batari mu buhungiro, ubu ngubu nta wundi ushobora kubona. Kagame rero ashaka, ni nk'abamere wa muntu yishyiriyeho film. Hari film yo bavuga ngo last man standing, no kuvuga ngo mbese wararwanye kubera kuri uri igihangange, uri intwari, wararwanye abandi bose bagwa ku rugamba, ubu mbese ni wowe. Hari igihe abana b'abasirikare baba escort bajya bamwita King Kong, bamwitaga King Kong. Urumva ubu Kagame agira cyakaranganye nyine muri izo kongure. Hari abana nyine muri ibyo 2500 baje kumukomera mu mashyi, akareba nta mujenerali n'umwe, akareba nta munyepolitike n'umwe, nawe rero niwe King Kong, last man standing. Niwe gihinze, niwe muntu usigaye, kuko akabyitiranya no kuvuga ati ngomba kuba ari jyewe wenda mfite ubwenge burusha abandi bwose, kandi n'ijye ufite imbaraga kurusha abandi bose. Ariko ibyo nibyo aba yishuka yereka abandi. Imbere mu buzima bwe Kagame ni nka bene hari cya kintu cyo bita nkongwa. Yego mwijya mu kigori, ijya mu kigori ikakirya. Bavandimwe inshuti za radiyo televiziyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, turabasuhuje. Dusuhuje abarwanashyaka bacu aho bari hose. Dusuhuje abanyarwanda hirya no hino batugaragariza ko bakurikirana ibitekerezo byacu, ndetse nabo bakatwohereza ibitekerezo. Nagira ngo mbere ko dutangira kino kiganiro mbanze mbamenyesha abashyitsi turi kumwe mu kiganiro, ndetse bafata umwanya wo kubasuhuza. Mpere kuri Dr. Theogene Rudasingwa, urahora akomeye? Turakomeye Sixperi, murakomeye namwe? Turakomeye, tumeze neza. Yosefu, murakomeye iwanyu aho ngaho? turakomeye, turaho, turashima Imana. Urakoze namwe se? Murakoze, natwe turaho. N'imbeho nyinshi yatangiye, namwe ndahamya ko ariko bimeze, ndetse kuturusha. Twe nuko n'imvura rugeretse. Yes, nagira ngo rero mboneho umwanya wo gushimira cyane byimazeyo abakurikirana ibiganiro byacu, cyane ko bigaragara ko babifitiye inyota mu bitekerezo batanga, mu gushima ibyo tuvuga, ariko cyane tubashishikariza ko uko iminsi ishira tugomba twese kurushaho gufatanya, gushingira ku bitekerezo byo twese dufite, kubaka u Rwanda rushya. Nagira ngo rero nshimire abarwanashyaka bacu Rwanda Freedom Movement Ishakwe, ariko nshimire n'abanyarwanda muri rusange, ndetse nshimire na bagenzi bacu mu bihugu duhanye imbibo, muri Congo, mu Burundi, muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania, bakomeje kutwandikira batubwira ko bakurikirana ibi biganiro byacu kandi ko babikunda. Nibyo rero ko bikwiriye ko dukwiriye kubashimira mwese, kandi tubashishikariza gukomeza gukurikirana ibi biganiro byacu. Naba ngushubije ijambo Sixbert. Urakoze Dr. Theogene Rudasingwa. Ndagira ngo na Joseph Ngarambe asuhuze abatwumva. Nagira ngo nsuhuze nyine abatwumva, mbanze namwe mbasuhuze,
nsubize umuvandimwe Theogene washuhuje nawe ngo usuhuze Sixbert ngushimira ko wateguye kino kiganiro. komera komera. Nshimire koko abakomeje kutugezaho urukundo rw'ibiganiro byacu, tubasezeranya ko tuzagerageza kubigira byinshi bishoboka kandi tubikora ku buryo butarambiranye, ku buryo bucukumbuye neza kandi butarambiranye. Wasubirana ijambo Sixbert. Urakoze cyane, murakoze cyane mwembi. Reka dutangire kino kiganiro twahaye inyito General Kagame yahisemo kwikorera urupfu. Koko ibihe biregereje. Mu Kinyarwanda bavuga ngo bigeze iwa Ndabaga cyangwa se ahakomeye. Ngo iyo agashungo gashize uwahekwaga arigenza. Kagame iryo jambo ryo kuvuga ko yahisemo urupfu niwe waryivugiye. Turaza kuryibutsa abatwumva mu majwi ye, aho we ubwo abyivugira ati n'urupfu nahitamo urwo nzapfa. ibintu byose bivuga ko u Rwanda bagiye kurufata bakarusibanganya ntibigira umubare, buri munsi buri munsi buri munsi. Ntabwo nsinzira, bamwe bahamagara telefone iraje kanya, hano bukira ahandi bukaba burakeye nkakomeza ku kibazo buri muntu wese azi, buri muntu wese arakizi, ariko u Rwanda rugomba kwikorera umuzigo. Ariko rero kwikorera umuzigo byo tuzawikorera, ntabwo twabigira, ariko hari uguhitamo, aho umuntu agera agahitamo. Niyo byombi byaba biri mu rupfu, ushobora no guhitamo uko wapfa. Kubera iki magingo aya yumva ko agomba guhitamo urupfu azapfa? Ni iki cyamunaniye gituma amahitamo abona imbere ye arimo urupfu, akaba yahitamo urwo yifuza? Muri iki kiganiro rero turavuga ku ngingo ebyiri. Hari intambara iri mu gihugu cya Kongo, intambara igihugu cy'u Rwanda cyagabye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nta n'ukibijyaho impaka, abakurikirana bose mu rwego mpuzamahanga, biriya bihugu by'ibihangange bifite n'ibikoresho bihambaye bikurikirana buri cyose barabyemeza nta gushidikanya. Turarebera hamwe intambara igeze he, iteye ite. Icya kabiri, ejo bundi ku itariki 19 z'ukwa 12 2025 muri kongere ya 17 y'umuryango FPR Inkotanyi, Kagame yavuze ijambo. Muri iyi minsi asiga avugana amaganya menshi, ariko iryo jambo naryo ni ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana impagarike ye. Dufite amahirwe ko muri iki kiganiro turi kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa, wabaye umunyamabanga mukuru wa mbere wa FPR Inkotanyi. Nawe turagira ibyo tuza kumusobanuza tugereranije n'ukuntu FPR ihagaze ubu ngubu, agereranije n'indoto bari bafite igihe yayijyagamo ndetse agashingwa n'iyo mirimo. Nagira ngo rero tudatinze rwose duhite dutangira ikiganiro. Muri kuri radio televiziyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ikiganiro mukaba mukigezwaho na Sixbert Musangamfura. Abatumire bari bamaze kubasuhuza ni Dr. Theogene Rudasingwa na Bwana Joseph Ngarambe. Nagira ngo rero dutangira mbanze mpijambo Bwana Joseph Ngarambe atubwire muri makeya amakuru arebana n'iyi ntambara. Bihagaze bite Bwana Joseph Ngarambe? Intambara uko ihagaze, icyo umuntu yavuga ni uko habayeho kwerekana ko ikintu cya presiyo, igitutu kiriho gikora, baravuga ngo bavuye M23 nako igisirikare cya Kagame
kiravuga ngo kivanye ku bushake Uvira. Birangije buri wese abona yuko baranifotoza. Barifotoje rwose. Ikintu cyari gitangaje ni uko wabonaga n'umuntu n'umukameramani uriho ubafotora rwose barifotoza. Barifotoza, bamaze kwifotoza ariko abaturage benshi baravuga bati ntibigeze bahava, ati bariya ni abifotoje gusa, abenshi buzuye hano, abenshi bavanyemo impuzankano za gisirikare, bigira mu baturage, ndetse n'iya manifestation mwabonye bavuga ko bakunzwe bari buzuyemo. Ibyanyibukije 6 muri za manifestation twakoraga zagezeho ziba Kabutindi, aho bazikoraga nyine abasivile hivanzemo nk'abagarde presidentiel, wajya kuvuga akakwereka imbunda ugaceceka, none ibintu byari bigitangiye no guhinduka. Urabyibuka ibyo ngibyo. Noneho rero igisirikare rero cya Kagame cyari cyuzuye muri ba manifesta ngo bishimiye ko Uvira yabohojwe. hariya hose biriya nyine byo birumvikana, nta kuntu umujyi waba wabaye isibaniro, ingabo inyeshyamba zikawufata, bugacya mu gitondo abaturage bafite ibitambaro byanditseho n'imashini n'impapuro Byanditse neza rwose zanditseho, pe. bahagaze banabyambariye berekana yuko bishimiye mbese izo ngabo zaje. Abaturage umujyi wafashwe, ibintu byose byahagaze. Ntibikora. Urumva amacapiro yavuye he? Ibyo bintu babikoreye hehe kugira ngo bibe bihari ako kanya? Kuko umunsi ukurikiyeho nibwo byasohotse ibyo ngibyo. Rero Yego, ntabwo bishoboka, nyine bigaragaza yuko eh, nyine byakozwe n'abari bafashe umujyi. yego. Mm. Nyine amahanga yose n'abanyamerika n'abandi bose baravuga bati mureke kubeshya, ntimwigeze muhava. N'icyo umuntu yavugaho kuri iriya ntambara yo muri Congo, n'iby'Uburundi nyine gushyamirana bikomeje, ariko hagati aho ngaho bakomeje kwegera abarundi babagaza. Abashinzwe umutekano, ndumva ari abashinzwe iperereza, barahuye bagerageza guhuma amaso abarundi, ariko abarundi barabazi ibi rwose ntawe ubishidikanyaho. Ikindi umuntu yavuga ni, wenda muraza kumfasha, ni ririya tumiza rya Museveni, atumiza nyine atumiza Kongo, Inama y'akarere. inama y'akarere kuri iyo ntambara, ukibaza ibyo bintu abantu baba barimo uretse kwifotoza. Kuko kuvangavanga ibintu ni nk'ibyo, mbese wagira ngo ni Kagame yariho acangacanga, kuko niyo kongere ye ejo bundi wavuze nyine mu kanya dutangira. Wenda nubinsaba ndavuga mu magambo makeya ibyayibayemo by'ingenzi. Iyo kongere nayo ubona harimo ikintu cyo kujijisha, cyo guhuma abantu amaso, kubasinziriza, kugira ngo badatekereza cyane kuri ibyo bibazo bikomeye Kagame bimwe yavuze ko bitatuma asinzira. Kandi rero koko no muri iyo kongere no muri iryo jambo rye wabonaga koko ari iry'umuntu udasinzira. Ntabwo ibyo ngibyo byo ntawe ubibeshya ngo bishobore. Sinzi rero niba navuga iby'iyo kongere ahubwo. Urakoze cyane, bya kongere turabigarukaho nyuma. Reka duhere kuri iki cya mbere, tuvuge kuri aya makuru y'intambara. Ubushize twakoze ikiganiro cyakurikiranywe n'abantu benshi cyane. Muri icyo kiganiro twerekanaga mu by'ukuri ukuntu Kagame kujya gufata umujyi wa Uvira ari ukwirahuriraho umuriro. Byakurikiranywe n'abantu benshi, kandi koko bwakeye bariya nyine bariya bitwa ko ngo aribo bariho bakora intambara, bariya basirikare be batangaza ko bavuye mu mujyi wa Uvira. Nubwo nyine nk'uko bivuze ari amayeri, ariko ibyo ari byo byose babishyize imbere y'amahanga kubera ko babonaga kuri bo umuriro ari mwinshi. Bakavuga bati iki ngiki cyatuma umuriro uhosha. Nanone ikindi gitangaje ni uko bavuga bati umujyi tuwuvuyemo, ariko haza ingabo zidafite aho zibogamiye zize kuba arizo ziwucunga. Biriya nabyo
ni amananiza kubera ko ntabwo ushobora kugira gutya ngo utere igihugu uvuge ngo aho wafashe nubwo havuye ngo ntihaze ingabo mpuzamahanga ziba arizo zihagarara. None se aho waje kuhafata nta gihugu gihari? Biriya nyine ni nk'ibyo Kagame nawe yavuze mu nama, ndumva yarabwiraga, yari yarahije abaminisitiri cyangwa se hari abantu yarahizaga, nabyo twabivuzeho ejo bundi. Avuga Warikare ayitangaho urugero avuga ati abantu bari bahafashe barambwira ngo nimbinginge baveyo, ndababwira barahava. Ati ikintu gitangaje ni uko ingabo za Repubulika ya Kongo zahagarutse. None se kuba abantu baje bagafata akarere kanaka bitangaje bite ko niba umwanzi ahavuye ingabo za leta zihagaruka? Igitangaje ni iki? Ikibazo kiri hehe? Nagira ngo nk'aho twari tugeze ubushize hari haryoshye, ndagira ngo Dr Theogene Rudasingwa nawe afate ijambo agira icyo atubwira ku kuntu akomeje gusesengura iyi ntambara aho igeze, ni mbese n'ukuntu amahanga ayibona, n'ukuntu bishobora n'ingaruka bishobora kuzagira haba ari ku Rwanda haba ari no kuri abo barwanyi. Dr Theogene Rudasingwa. Murakoze 6B, murakoze Joseph. Reka wenda ntagire kuri ka anecdote. Ibi biganiro byacu nkamwe murabizi, mwarakurikiranye icyo gihe muri 1993 mu ntambara ya FPR na leta y'u Rwanda ya Habyarimana. Icyo gihe mwariho, mwarakurikiranye, ariko abatariho icyo gihe ubu ngubu bari murabona nibo bana bacu, nibo rubyiruko, kandi nicyo gice kinini mu mubare w'abanyarwanda bariho kuri iki gihe. Ntabwo bene izo za anecdote ubundi bajya baba bazi ibyo tuvuga, wenda aho bishobora kuba bishingiye, cyane cyane ko bakurikirana ibinyoma bya Kagame yabatoje na ba Kabarebe n'abandi. Mwibuke Joseph na 6B muri 1993 twagabye igitero. Icyo gihe biriya bintu by'amasezerano ya Arusha byari byaradindiye. Icyo gitero kitaraba, ngira ngo cyabaye mu kwezi kwa kabiri, muze kunyibutsa. Hari mu kwezi kwa kabiri, ndabyibuka, hari mu kwezi kwa kabiri, itariki 8 kwa kabiri. Yego. Yes. Mbere y'icyo gihe ngira ngo itariki 7 Kagame yansabye, nubwo ntari nzi ko icyo gitero kiri hafi kuba, yansabye huti ko nza hano i Washington, ngo gusobanura nyine ko ibintu by'amasezerano byadindiye. Ariko ndibuka nageze hano muri Washington, niba nibuka neza itariki 7, igitero cyabaye itariki 8. Ubwo urumva noneho message nagombye kujya gutanga ni ugusobanura impamvu icyo gitero cyabayeho. Mu minsi ikurikira nibyo koko nahuye n'abayobozi bahangaha mu bubanyi n'amahanga. Ndibuka ko nahuye n'umwe mu bungirije secretary ushinzwe ibya Afurika, avuga ko byanze bikunze tugomba kuva mu myanya twari twafashe icyo gihe. Ndibuka ko yabaye inama itameze neza, kuko urumva ku bantu baba barwana, cyane cyane ku bantu b'abasirikare, n'iki kukubwira ngo umwanya wari wafashe, haba haguye abasirikare, haba haguye ibikoresho, kuvuga ngo usubire inyuma, cyane cyane kuri FPR yari umuti ukarishye cyane. Ariko pressure naje kubimenya nyuma muri bene izi za document ba declassifier, ariko nzana kubivana kuri wari ambasaderi icyo gihe, Ambassador David Rawson, uwo FPR yangaga cyane. Twamwitaga interahamwe, ariko tumuziza iki? Ngo yavukiye i Burundi, ngo yakuriye Burundi, ngo agakunda Abahutu. Ariko jewe twahuriraga mu bintu bya Arusha, nkakunze kumuvugisha, yari inshuti yanjye. Nyuma naraje inahangaha, baje kudutumira hamwe dukora reflection y'ibyo bihe, noneho havuga uko
byari byifashe, nanjye vuga uko byari byifashe, nanamubwira ukuntu twabarakariye cyane ko twamwitaga interahamwe. Naje kumenya ko pressure abanyamerika bari bayicishije kuri Museveni, kuko bari bazi Museveni uruhare afite muri iyo ntambara ya FPR. Museveni rero niwe wahaye abanyamerika, nibo batanze iyo ultimatum, ariko ultimatum yatanzwe na Museveni ayiha Kagame ko byanze bikunze tugomba kuva muri iyo imyanya tuyivamo. Ntabwo byashimishije na gato, ariko twajyaga dusobanura ngo n'ubundi dufite capacity yo gufata i Kigali no gufata igihugu umunsi no gutsinda nyine ingabo za Habyarimana, ngo umunsi byabaye ngombwa tuzabikora. Impamvu mvuze ibyo ngibyo mbahaye iyo anecdote ni iyi: nuko Kagame, nk'uko twabivuze 6 mu kiganiro cy'ubushize, ni umuntu buri teka iyo harimo ibintu byo kuganira biganisha mu gushakisha amahoro, biganisha mu mishyikirano yo gushakishiriza hamwe inzira yo hagati abantu bashobora kwemeranya, wenda ibyo wifuza byose ntubibone, ariko nibura hakagira ibyo ubona n'uwo muganira akagira ibyo abona. Buri gihe Kagame aganira n'ukuboko, afite ukuboko kumwe kuguha kukuramutsa, ariko ukundi kuboko gufite inkota, gufite imbunda, nk'ukuntu byagendekeye amasezerano ya Arusha. Amasezerano ya Arusha uwayishe mbere, iyo ceasefire, ihagarikwa ry'imirwano, ceasefire, wayahagaritse mbere ni Kagame, kuko niwe watanze amabwiriza yo guhanura indege, kandi rirya joro indege yahanutse nibwo abasirikare ba FPR bavuye mu myanya yabo. Ibyuko interahamwe zo zari zirekereje gukora jenoside, kwica abatutsi, icyo ni ikindi kibazo, ariko kwica ceasefire bwa mbere na mbere yishwe na Kagame, kuko niwe wishe Habyarimana wo basinyanye, niwe wishe Ntaryamira umuperezida w'u Burundi, n'abandi bari kumwe bose bahita bava muri iyo myanya kuri uwo mugoroba. Urumva ko niwe wishe mu by'ukuri mbere na mbere iyo ceasefire n'amasezerano ya Arusha, nubwo abo ku ruhande rwa Habyarimana nabo iyo baza kugira iyo opportunity yo kwica baba barabikoze, ariko wabikoze bwa mbere muri 1994 itariki 6 ni Kagame. Biriya bya Uvira rero ni ikinamico, kuvuga ngo twavuye Uvira ngo ni ikinamico, kandi nk'ukuntu Yosefu ubisobanuye, abantu benshi ari leta ya Kongo irabivuga, ari muri Security Council, kariya kanama gashinzwe umutekano ku isi, Security Council, karabivuze, kandi abanyamerika bongeye kubisubiramo. Nibi ngibi rero bavuga ngo mu nyandiko ya M23 bavuze ngo nk'ukuntu twabisabwe ngo n'abanyamerika, ariko ntabwo Amerika yabibasabye, yarabibategetse. Biriya byo bavuga rero ni uguhishayisha kugira ngo iyo pressure idohoke. Ariko mu nama yongeye kuba muri New York, bongeza manda MONUSCO kugeza mu kwezi kwa 12 mu mwaka utaha wa 2026, abanyamerika bongeye kubisubiramo ko leta y'u Rwanda na M23 bajijisha ko batavuye Uvira, kandi ko basaba bajya mu birometero 75 kuva kuri uwo mujyi wa Uvira. Urumva rero 75, urumva ko pressure ntabwo irashira, kandi na MONUSCO nk'ukuntu nyine babivuze, abanyamerika nibo bafite carte ikomeye cyane kuri icyo kibazo, nibo bakomeye yuko noneho MONUSCO igomba guhabwa ubushobozi buhagije kugira ngo abo ari bo bakomeza gucunga ibyayo masezerano, ari ibya Doha n'ibya Washington, nk'ukuntu ba Kagame na leta ya Kongo babisiniye. Aseta ibirenge rero, ariko Kagame ni wa wundi, niwe rimwe na rimwe amera nka ya nyoni, sinzi niba bayita inyoni iriya ostrich murayize, 6 Bernard,
ni niyo ikinyoni ngo kinini, ni ikinyoni kinini kiba mu butayu, cyane si yes, cyane mu kinini butayu cyane niho abantu kiba. benshi barakibona, Aha kizi ngo kwiruka. urakirukankana rero cyamara kuruha umutwe kikawushinga mu musenyi, wenda kigatekereza ngo ntabwo kikirukankana. oya, kiba Na kizi ko Kagame rero cyihishe, kiba kizi ko cyihishe, kiba kizi kiba ko kizi ko niba cyihishe, ko niba kitaruzi n'ukirukanye atakiruzi. yes, atakiruzi. Mm. Urumva rero na Kagame umugambi uracyari wa wundi nk'ukuntu twabivuze. Kagame hatabayeho ingamba zikomeye, ngira ngo turaza kubisubiramo dusoza, zo kumuvana muri Kongo mu buryo bushoboka bwose, mu myanya yose ya Kongo, nk'ukuntu Kongo ihora ibisubiramo, perezida wayo Tshisekedi ahora abisubiramo. Kagame azahora na wa mugambi wo gutekereza yuko ya Repubulika ya Kivu twavuze mu kiganiro cy'ubushize, Kagame ni ibyo ngibyo, niyo ndoto agifite, kandi nta kindi ashakira iyo Repubulika, nuko ashaka nyine ahantu azakomeza gusahura. Ariko ndahamya yuko ibimenyetso bimugaragarira, yakabaye abona neza yuko uwo mugambi uzamupfubana, nk'ukuntu n'indi migambi yagiye agera muri Kongo yagiye imupfubana. Ubwo nabanza mbashubije ijambo Sixbert. Urakoze cyane Dr Theogene Rudasingwa. Koko na Kagame ubwe yaravuze ati niyo byaba ari uguhitamo urupfu, nahitamo urwo mpfa. Birumvikana ko kuba nawe agereranya atyo nihageze, nihageze. Biriya by'intambara yo muri Kongo, kwifuza cyangwa gutekereza ko iriya Kivu yaba leta cyangwa ikaba ikintu kimeze nka buffer zone hagati y'u Rwanda na Kongo, biriya byo nibaza ko ari ukwibeshya gukomeye cyane, kuko hari intambara uko iriho igenda birumvikana, ariko hari n'inyungu z'ibihugu byinshi cyane kandi binakomeye. Izo nyungu rero ntabwo ahageze, ntabwo azihagarariye ku buryo bamureka ngo akore icyo ashaka. Yego aracyahari koko, aracyavoma ibyo ashoboye kuvoma, aracyacunda yikoba abaturage baho, ariko ntabwo ari ijambo rya nyuma, si ijambo rya nyuma, ni ikibazo kigikomeza. kandi koko n'ahantu banafashe ni hanini cyane, ku buryo uko biri kose ntabwo igihe uko kimeze ntabwo kiri ku ruhande rwabo. Nagira ngo Yozefu Ngarambe niba hari icyo wongeraho kuri ibitekerezo dutanze, nawe ufate ijambo, hanyuma Ibyo bya buffer zone tampon, murabivuze binyibutsa umugani mugenzi wacu Theogene yigeze guca, avuga ngo abajenerali bashaje ngo bahora bakoresha ibyatumye batsinda kera, intambara y'ubushize. intambara y'ubushize. Mwibuke rero ko iriya zone tampo buffer zone yari ihari hariya mu Rwanda nyine muri biriya bihe by'iriya ntambara, kandi ko mu byakomye hasi ubutegetsi bwa Habyarimana iyo ngiyi irimwo, mu byatumye rwose FPR ikora ibyo ishaka byose, iyo zone tampo irimwo. Kuko muri iyo zone tampo FPR yagiye hakoreye ibintu bitagira ingano, abakomando bayo bakagenda bakica abo bashatse. Rimwe na rimwe hakabaho kwishuka, abantu bakibwira yuko ari amaco y'abandi bicanyi bari bahari bo mu nterahamwe. Bakora byinshi cyane, barinigura rwose. Akavuyo nyine bari bakeneye, ako batari barabashije gukora, baragakoze muri icyo gihe. Birimo no gutera ubwoba, kuko abaturage benshi bamwe barahunze, abandi bacika intege. Ubutegetsi burasuzugurika ku buryo bwose, bucika intege, burasuzugurika. Nibyo rero bifuriza abanyekongo, baravuga bati hariya hantu twafashe buriya, he gusubira ubutegetsi bwa Kongo, hajye abantu nyine bandi. Mu yandi magambo, abantu batuma twebwe FPR nako ingabo z'u Rwanda n'ibikoresho bya M23 twisanzura, dukomeza gukora icyo dushatse, noneho ibintu bikageza bikabura, ubutegetsi bukananirwa. Gusa rero icyo bibeshyaho ni uko
umuntu witwa Tshisekedi n'ikipe ye nta bantu rwose nabonye basomye Kagame neza nkabo. Apfa kubeshya gatoya nyine bakaba bavuze bati jya ahandi kubeshya rwose, ikinyoma cyawe kirashaje, kijyana ahandi ntikikigurika. Nubwo rero apfa kumara kubeshya gatoya bakaba bamubeshyuje banerekana ingingo, kandi bagashyigikirwa n'abo kera bashyigikiraga Kagame. Nako nagira ngo nongereho. urakoze cyane. Ndumva ku bijyanye n'intambara, niba ntawe ushaka kugira icyo yongeraho wenda nagira ngo Dr. Sixbert, Theogene nagira ngo Rudasingwa, yego. nongereho, reka nongereho ibintu bibiri. Icya mbere, u Rwanda ni agahugu gato. Bakunze nyine muri iyi myaka yashize Kagame n'intore bakundaga n'ubu ngubu nyine igihe bafataga Uvira wabonaga ko intore zashanutse cyane nyine nk'inkotsa, bavuga birata ko bafashe Uvira. Ariko intambara nk'ibyo byo nigeze kuvuga nyine ko abajenerali buri gihe barwana intambara y'ubushize. Na Kagame rero n'abo bajenerali be basubira mu ko barwanye cya gihe, bakatekereza ko ari byo bizabahira no muri iyi ntambara yo barimo. Nyamara intambara n'isi byahinduye isura kuri iki gihe. Icya mbere, burya intambara ahanini, nota ahanini, ariko buri gihe ugomba kureba umubare w'abaturage ifite, kuko ni muri abo baturage ugomba kuvana abasirikare bagomba kurwana iyo ntambara. Problem Kagame afite ya mbere, ikibazo afite cya mbere, nuko nubwo abasirikare basanzwe nyamwinshi ni Abahutu, ariko ni igisirikare nyine umutwe wacyo ni Abaofisiye b'Abatutsi. Urumva ni nayo dilema buriya bafite, kuko ndaza no kugira icyo mvuga nk'ubutumwa ndi butange ku Banyamurenge. Ariko Kagame ni umuntu nyine nk'ibyo ngibyo ntarushaho kubitekereza ngo avuge ati igihugu nk'u Rwanda gifite miliyoni 14, twabikomojeho mu kiganiro cy'ubushize, kirwana n'igihugu gifite miliyoni zirenga 100, kiruta u Rwanda inshuro zingahe? Banza ari inshuro bavuga 82 hafi 90, n'ubukungu bungana kuriya. Biragoye mbese kurwana intambara izahoraho, izamara n'igihe kirekire. Kandi urabona ko ni nka bya bindi muri economy, Joseph Rabizi, ibyo bita diminishing returns. Intambara ya Kagame rero ubu yageze muri ntuza diminishing returns, nta musaruro munini akifiteho. Yewe n'ibyo ngibyo yakamaga muri Congo iyi myaka yashize, ndamya ko byakendereye, nubwo tudafite za statistique, wenda tuvuge muri iyi myaka ibiri ishize, wenda ibyo wazabikoraho ubushakashatsi Joseph, tukazabiganiraho. Hari ibimenyetso byinshi. Ariko iyo urebye nyine umubare w'abaturage, u Rwanda miliyoni 14, miliyoni zirenze 100 muri Congo, economy zitangana, ubutunzi butangana, ibyo ngibyo buri teka ugomba guhora ubizirikana. Icya kabiri ugomba gutekereza ni iki? Nuko ubushotozi bwa Kagame kuva muri 1996 ahanini, nubwo utavuga ngo bwashyigikiwe n'Abanyamerika n'Abongereza, hari benshi ndetse bavuga ko bashyigikiye nyine iriya ntambara ya mbere n'iya kabiri, bashyigikiye u Rwanda. Ariko nubwo baba batayishyigikiye, ariko mu rwego rwa diplomasi na politiki, Kagame yabaye nka wa mwana uvuna umuheha agahabwa undi, kuko yabaga azi ko ari wa mbere bya bindi ngo ushyigikiwe, uhagarikiwe n'ingwe cyangwa uhagarikiwe n'intare aravoma.
niko Kagame yari amaze muri iyi myaka hafi igiye kugera 30. Iyo rero noneho ibihe byahindutse, ibyo Kagame atarashobora gusoma neza, nuko sinzi ko arimo asoma neza attitude y'Abanyamerika, asoma attitude neza y'Abongereza, asoma neza n'iyo Loni ahora atukavuga ko nta n'ikimaze, ariko iracyafite ijwi, n'izo za World Bank, banki y'isi, na za IMF, Fond Monetaire, n'ibindi byose ashingiraho, arimo kubibara nabi, ariko hagomba kuba ari za signals zo arimo kubona, ari nabyo bimutera amagambo ari mu bwihebe bwinshi nk'ayo ngayo tubuze kuvuga muri iyo kongere ya FPR. Iyo umusoma neza Kagame, ahanini byinshi by'umusomamo ntabwo usoma ibyo yavuze, ahubwo usoma ibyo atavuze. Niko Kagame yateye. Kubona rero no mu karere icya gatatu, ubu wavuga ngo inshuti za Kagame mu karere ninde? Inshuti za Kagame muri Afurika ni bande? Kagame yarwanye na Uganda, Kagame yarwanye na South Africa, Afrika y'Epfo, Kagame yarwanye na Tanzania, Kagame arwana n'u Burundi, Kagame arwana na Congo. Ubu se wavuga ngo intambara wavuga ngo uzarwana intambara allies bawe n'abaye, kuko ijya mu na FPR itaza kugira Uganda inyuma yayo, ntabwo yari gushobora kurwana iriya ntambaro, ugereranyije n'ukuntu u Rwanda rungana n'ukuntu ibibazo byari biteye icyo gihe. Ntabwo mu by'ukuri wavuga, nubwo njya numva nyine ba Kagame na ba Kabarebe birata ko Uganda itadufashije, ko ahubwo Museveni yabaye umwanzi kuva kera, ariko icyo nashakaga kwerekana ni ukuvuga ngo ubu ngubu nta allies, nta nshuti u Rwanda rufite mu karere muri Afurika, nta nshuti rufite zombe se yakomeza gutekereza ngo azavuna undi muheha, ngo abone undi nk'ukuntu byari bimeze icyo gihe. Kandi rero icyakane ni uko Kongo nayo ubu ngubu yamenye uko ikina diplomasi, yamenye uko ikina politike yayo. Ibi byose nibyo bigenda ndetse bihindura n'imyumvire y'abantu bahoze bari ku ruhande rwa Kagame, ariko bagenda buhoro buhoro bamuvaho, bumva ko Kongo ifite byinshi byishobora kubaha mu nyungu zabo kurusha ibyo Kagame ashobora kubaha, uretse kubateza ibibazo nyine. Nibyo ngibyo nagira ngo nongereho 6B. Urakoze cyane. Hari akantu yenda tutavuzeho, hari n'amakuru nigeze kubona bavuga ko Kigali, mbese ubwo ni Perezida Kagame, ko ariho agerageza kwegera Abarusiya ngo arebe ko bazamufasha kuri kiriya kibazo cya Kongo. Ndetse hari n'umuntu yigeze kubona, nuko ntabikurikiye neza ngo mbyumve, avuga ati Kagame agiye kwirukana Abanyamerika nk'uko yigeze kwirukana Abafaransa. Ikintu nk'icyo mubona Kagame ashobora gutema ishami yicayeho? Birashoboka? Dr. Theogene ashobora. Reka ntangire kuri icyo cy'Abarusiya. Mu by'ukuri nk'ukuntu urabona buriya muri 1994 jenoside iba, Abanyarwanda Loni ijya kubatererana, byari ibintu byo Abanyamerika bumvikanyeho n'Abafaransa, no kuvana ingabo mu Rwanda. Mu by'ukuri abafashe mbere ni Abanyamerika. Nta rundi rukundo rero muri FPR twajyaga dukunda kuvuga ngo Abongereza ngo n'Abanyamerika ngo bakunda Abatutsi, ngo Ababiligi n'Abafaransa bagakunda Abahutu. Mbese ibintu biri ni nko kwibeshya. Ibi bihugu byose biri hanze, buri gihugu kirikunda, gikunda inyungu zacyo. Ku Burusiya ikibazo gifite ubwacyo, gifite ibyo kirimo guteretana n'Abanyamerika, ntabwo cyajya kwiteranya na Amerika hejuru y'u Rwanda. Hari ijambo mu Cyongereza bakora sacrificial lamb, mbese ya ntama nka Yesu nk'ukuntu yabaye igitambo, batangaho igitambo. Ntabwo Uburusiya bwajya kwiteranya ngo buve ku kibazo nyamukuru bufite,
kandi bushaka kureba uko uyu mukuru w'iki gihugu w'inaha ngaha yabafasha kureba uko babona bagera ku masezerano y'amahoro, ariko adahungabanya byinshi ibyo bifuza ku giti cyabo Uburusiya bwifuza, ariko ntabwo Uburusiya cyangwa Ubushinwa bushobora kwiteranya hejuru y'u Rwanda, ntibishoboka. Iyo byagenze bityo ni nka bene za nzovu zirwanira ahantu ngo ibyatsi bihari akaba ari byo bihubangana. Ntabwo rero Uburusiya bushobora kwiteranya cyangwa se Ubushinwa kwiteranya ngo hejuru y'u Rwanda. Ikindi rero icyo cyo kuvuga ngo Kagame ngo yakwirukana Abanyamerika, ibyo ahubwo tubisengere azabigerageze, kuko umunsi yabigerageje kuko hari n'amakuru, reka mbivuge uyu munsi kugira ngo na Kagame abimenye, ajye amenya ibibazo yikoreye ukuntu biremereye. Ubu ngubu batangiye kuvana amadosiye abiri aho yari abitse arimo kugwiza umukungugu uyuzuyeho, kuko bari bamukingiye ikibaba. Dosiye ya mbere, Kagame amenye ko dosiye y'indege y'ukuntu indege yahanuwe muri 1994, iyo dosiye yongeye kubyutswa, kandi noneho bafite n'ibintu gihamya birimo n'ibyo Kagame yaganiriye n'abasirikare na ba Kabarebe, ndetse n'ibyo Kagame yaganiriye n'abantu bamwe bari ku kibuga i Dar es Salaam. Gihamya ko ari we wahanuye indege. Ibyo ngibyo wongereho n'ibya mapping report. Mapping report ubu bongeye hari amatimu hano muri Washington ndetse no muri London, aribo bamukingiye ikibaba. Ubu hari amatimu yongeye gufata iyo raporo, barimo kuyiga. Urumva ko bateganya umunsi Kagame yagerageza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. None se Kagame, mapping report ivuga ko yakoze jenoside y'Abanyekongo n'Abahutu muri Kongo, na dosiye y'indege Joseph Sixbert, mwumva ko ayo madosiye uko ari abiri ko Kagame yayavaho ate, yayasohokamo ate? Ayo ngayo niyo aje amujisha, umunsi rero yabigerageje byo kuvuga ngo azabirukana. Ubwo nizere Kagame ko ufite uko wateganyije ukuntu uzanarwana iyo ntambara. nibaza ko iyo avuga ngo umuntu ahitamo urupfu apfa, nawe arakurikira agira amakuru. Nibaza ko ibyo bintu abizi, kandi mukomeze mukora imirimo myiza aho ngaho Washington DC, kubera ko bigaragara ko hari umusaruro ugenda uza. Kagame yenda ari nko kwiyahura, ashobora yenda kuzagera aho ngaho, cyane cyane ko bavuga bati Abanyamerika, hari ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika byavuze biti nimuve hano mugende, ati ibyo bihugu biracyariho ntacyo byabaye. Ariko akibagirwa ko we igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri ni nk'umurwayi uhabwa serumu. Ni ukuvuga ko Amerika mu by'ukuri ni nk'umuforomo wagiye atanga serumu. Kuvuga rero ngo uwaguhaga serumu nagende, koko nibyo Kagame acamo amarenga ati n'urupfu umuntu ahitamo urwapfa. Ariko akibagirwa ko urwo rupfu ahitamo abaruhitiyemo n'Abanyarwanda benshi, kuko uko mbibona ntabwo yagenda wenyine. Ni nk'ahari yavuze ngo ariko ngo n'abavuga ngo bazanshaka ngo bankurahe ngo nta hantu bamukura. Ndagira ngo wenda Yozefu Ngarambe yaramaze umwanya ntacyo avuga, agira icyo yongeraho hanyuma tutere intambwe. Yozefu Ngarambe. Muri ibyo bintu byo guhiga urupfu, harimo umuntu twaganiraga hambere aha ngaha ambwira ngo bazafata Uvira, bari batarayifata, kuko bamaze igihe kinini cyane bashaka gufata Uvira. Mu by'ukuri bari batarayifata. Mubwira ni umunsi bazayifata rero, sindi mu mwanya w'Abarundi, kandi Abarundi bazi ubwenge, bazahita bumva yuko
Uvira ari bo mbere na mbere ireba, bityo rero bazumva ko batewe, ko intambara itakiri muri Kongo igeze i Burundi. Barafashe Uvira nyine, ariko nk'uko mwabibonye abarundi baravuze bati tuzi neza yuko ari twe mushaka kandi turarwana noneho imbonankubone, igihugu ku kindi, ku mugaragaro. Bamaze kubisubiramo inshuro zitabarika abarundi. Kabone nubwo Kagame agerageza kubahuma amaso abwira ya M23 ayandikisha nyine ngo rwose ngo ntabwo dufite ubushake bwo kuza gutera Burundi, bwo gufatanya na Red Tabara n'ibindi byose nk'ibyo, ariko abarundi baravuga bati mubeshya abandi, turabazi, turabiteguye, muzagerageze gatoya gusa murase hano mubivuye aho ngaho Uvira, n'u Rwanda ruzaba ruturashe. Bagerageje rero gukora iyo mibonano navuze mu kanya, ariko rero mu bintu bigaragara ni uko u Rwanda n'u Burundi, ni nako ndetse na za analize zose zivuga, ubusesenguzi bwose buvuga, bwabo bwa Loni, bwabo bw'Abanyamerika, bwabo bw'Abafaransa n'abandi bose baravuga bati intambara aho igeze ahangaha, Uburundi harabura gato ngo burwane n'u Rwanda, kandi burwanye n'u Rwanda hazabaho gutabara nyine hajye mu bihugu byinshi. Ikibazo rero, u Rwanda rwo rwatabarwa nande? Ndumva mugenzi wacu Theogene yagisubije icyo kibazo. Abarundi bo batabarwa rwose, bafite nabo bafatanyije, iyo Kongo irahari, n'abandi umuntu akeka, n'abandi wenda umuntu ataruzi neza, ariko twaze tubaza tuti ninde watabara Kagame n'urugomo rwe? Abanyarwanda rero bafite ibibazo. Abanyarwanda dufite ibibazo byo gutegekwa n'umuntu nka Kagame, kuko intambara iraca amarenga rwose. Ntabwo umuntu yavuga ngo ni ubuhanuzi ubu n'ubu. Ubusesenguzi bw'ibanze burerekana yuko intambara izajya mu Rwanda bikamera nka bimwe Kabila Suriya Sewuriya yavuze ati intambara izarangira aho yavuye mu Rwanda. Yarabivuze kandi mu by'ukuri biragaragara ko bigiye kuba. Ndumva mwasubirana ijambo. Urakoze cyane. Mu by'ukuri hari amakuru menshi agaragaza ko gahunda yari ihari yari gahunda yo kugira ngo gahunda yo kugira ngo bazafate Bujumbura, noneho n'ibyambo byo kuri Tanganyika babibuze gukora, noneho Burundi mbese base n'ababuniga. Niyo gahunda. Noneho bakavuga ko niyo banarwana n'intambara, barwana intambara mu Burundi, intambara yihuse, none kubera ko ntibarwana muri Kongo ngo barwane no mu Burundi icyarimwe ngo bibahire. Ariko nabyo ibyo ni ukwibeshya kuvuga ngo intambara yihuse ntabwo umuntu yakwizera ko yarwana intambara yihuse mu gihugu nk'u Burundi. Ntabwo bishoboka. Reka ngire Ntabwo bishoboka. ako Wagira icyo nongeraho uvugaho noneho nibagiwe. tugahita tujya ku bikurikiyeho tugasoza. Nongereho gatoya rwose, gato cyane nari nibagiwe, kandi hariya hantu narahabaye Burundi. Uri hariya Uvira, mu mujyi wa Uvira cyangwa muri ya misozi nyine ya Uvira, uba wegereye Tanganyika, wegereye ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ndumva nta kindi kibuga cy'indege na kinini bafite, ni kiriya gusa. Ku buryo rero uhari uba buri gihe uri menace, threat ku kintu cyose kiri Bujumbura, by'umwihariko iguruka ry'indege hariya z'i Bujumbura. Ubundi yibaza ntese ni perezida w'u Burundi aracyagurikira kuri kiya kibuga? Ndabyibaza gutyo, kuko baba bakuruzi rwose, bashobora gukora icyo bashatse cyose, ikindi cyo iriya rake Tanganyika uyifite yose
ku buryo ni rake rero Oya, muri ndende. Tanganyika igihe hari amakuru rwose nabonye ejo ko Yego. ingabo z'u Rwanda zahagejeje amato abiri, ngo n'ubu ngubu baracyahari. Biriya bavuga ngo bavuye Uvira bafitemo ngo amato abiri. Bayagira batayagira, bakikije kiriya kiyaga burya gifite umurambaro muremure, ni ikintu gifatiye runini ubukungu bw'akarere, by'umwihariko u Burundi. Bafite n'icyambu nyine kuri Tanganyika, ukajya za Kigoma muri Tanzania, ugakomeza bikagarukira za Zambia. Bityo rero ruriya ruzi iyo urwegereye ushobora kubuza ayo mato yose gukomeza gukora ubucuruzi. Abarundi rero bashobora kubyihanganira igihe kingana iki? Simbibona. Abarundi nta kuntu bashobora kwihanganira u Rwanda ari rwo M23 hariya muri Uvira. Intambara rero rwose kuri jye ni ikintu kiri hafi cyane, kandi si jye jyenyine ufite wenda kubona ibintu nguko. Wafata ijambo warisubirana. Murakoze cyane, ndagira ngo iki tugicumbikire ahangaha tuzakigarukeho ubutaha, tujye kuri iriya ngingo ya kabiri. Iriya ngingo ya kabiri, eh, habaye kongere ya 17 y'umuryango FPR Inkotanyi. Yoza n'impamvu ari iya 17 kandi FPR Inkotanyi imaze imyaka myinshi. Numva Kagame avuga ngo FPR Inkotanyi imaze imyaka 30, ariko nkurikije amakuru dufite igihe yashingiwe, nyine yashinzwe na mbere y'iyo imyaka irenze 30. Ariko ibyo ntabwo ari cyo kibazo. Muri iyo kongere yavuzemo amagambo akomeye. Nagira ngo mpere kuri Yozefu, ubanze utubwire mu ncamake magambo avunaguye rwose. Muri ariya magambo n'icyumvisemo gikomeye. Iyo kongere yabaye ya 17 y'inama nkuru nyine y'umuryango FPR, yabaye iyo nama nkuru ya 17 yahuje abanyamuryango ngo barenga 2000, ariko koko iyo umuntu arebye abonaga ari benshi. Bahurira mu ngoro intare ya FPR. Iyo ngoro iri Rusororo, yari irimo abanyamuryango banyuranye, harimo n'umugore Kagame n'umugore we. Cyatangaje abantu benshi nuko harimo n'abantu mu nzego z'umutekano, harimo nk'uriya Mubarak Muganga, nawe arimo kandi yambaye agashati nyine nk'ako muri za FPR, yambaye ikirangantego cya FPR, kimwe n'umuyobozi wa polisi, kimwe n'umukuru wa polisi, kimwe n'utegeka NESS, inzego z'umutekano. Yego, binyuranije cyane n'itegeko nshinga ry'igihugu. Kagame rero yafashe ijambo rifungura iyo nama, ijambo rirenze isaha. Avuga ko ku kibazo cy'imiyoborere ko bitumvikana ko nyuma y'imyaka 38 FPR imaze, yarabivuze ko nyuma y'imyaka 38 ahangaha yarabivuze, kuba ruswa ikirangwa mu Rwanda kandi yari intego mu kuyirwanya, ari ibintu bitumvikana. Ashima ko abanyarwanda ngo nta gihugu gifite abaturage beza nk'u Rwanda, ngo abanyarwanda baritonda. Arabashima rero ngo kubera ko ngo ibakorerwa bimwa ibibakwiye, bakabwima n'abayobozi batari bakeya kandi bakihangana, ndetse ngo bagasa n'ababyemeye. Yashimye izo nzego z'umutekano zo cyakora rwose atitangiriye itama, arazishima cyane, ati rwose mwebwe muri inzego nifuzaga kubona, nko kuvuga ngo muri nzego z'indoto zanjye. ukubita ubangura muri iyo miyoborere amagambo mibi nyine, avunaguye rwose. muri iyo miyoborere mibi yibanze ku nzara irangwa ahantu Kayonza n'ahandi. Avuga yuko ngo atangazwa kuba ngo byaravuzwe n'itangazamakuru, abayobozi batarabyerekanye ngo bibonerwe umuti.
avuga ko hari n'umuhanda wa Bugarama wa, 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 wa Kamembe Bugarama ngo nawo umeze nabi cyane. Ahagurutsa abaminisitiri nyine abagira akifundi igira ibivuzo, abaminisitiri abashinzwe nyine infrastructure, abashinzwe ibikorwa remezo n'ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu, abagira nyine arabakorera humiliation yo kubabwira nyine ko ntacyo bamaze. Nabo nyine bifata nk'abantu nyine biteye agahinda. Ubundi habayemo gushyiramo umunyamabanga mushya, bakuraho Gasamagera utari umaze manda ye, kuko manda ye yari imyaka 5, yatowe muri 2023, yari amazemo imyaka 2 gusa. Bamusimbuza bazivamo, bamuha ariko na secrétaire général wungirije, ibitabagaho. Ahangaha nyine tukaba twizera yuko mugenzi wacu Theogene wabaye secrétaire général wa mbere yatubwira ubwo butegetsi bwa secrétaire général icyo buri cyo, ndetse n'icyo iryo hindura mbere yuko niyo manda irangira. Yego nzi neza yuko na Murigande yavuyemo muri 2002, yaragiyeho muri 1998, avamo muri 2002 manda ye itarangiye neza, ariko mugera mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Sibwo bwa mbere akuyeho umuntu we wenda manda itararangira neza. Ariko uyu we birakabije, cyane cyane ko amaze imyaka 2 gusa, mu gihe wasimbuye Ngarambe yari amaze imyaka 21. Yagiye muri 2002, yaravuye akaba yaravuyeho muri 2023. Mwasubirana ijambo. urakoze cyane, nagira ngo ntazaririye rwose nk'ijambo Dr Theogene Rudasingwa atusesengurire uko yabonye FPR Inkotanyi ihagaze ubu ngubu agereranije n'indoto bari bafite muri iriya myaka za 90. Ndabizi ko Dr Theogene Rudasingwa yagiye muri FPR Inkotanyi yari asanzwe afite ishyaka rye, hanyuma ajya muri FPR Inkotanyi ndetse anayibera umunyamabanga mukuru. Nagira ngo adusomere FPR Inkotanyi uko ayibona. Ariko nawe babaye nk'abamukomozaho bavuga ngo abantu bo muri Afurika y'Epfo ngo nabo muri Amerika ngo bataye ngo bataye inshingano zabo bakajya nyine muri ibyo ngibyo, nko kuvuga nko kwangara, nuko koresha amagambo atyaye. Yabaye nk'umukomozaho rwose. Abantu benshi nahoze numva muri za commentaire abantu bavuga ko havugwaga Rudasingwa na Kayumba. None se ko tumaze hano muri Amerika bamaze imyaka 20, kuki nkiri ikibazo? Ubundi umuntu womongana bene uwo nguwo uramureka nyine akomogana. Nabonye hari n'abandi baba badutuka ngo tuzagushyanga, ariko ukibaza bakaza no kudutukira n'iwacu no kuri iyi radiyo yacu. Sinjya nsoma bene ibyo bitutsi, ariko biragusetsa iyo ubona dukomeza kuba ikibazo mu bitekerezo byabo n'ibya Kagame, kubahangayikisha ko tumaze igihe kirekire ko turi kure yabo. Kuki batureka tukagwa mu mashyanga nyine ayo ngayo bavuga? Ibyo bijya binsetsa. No, ntabwo ndi bunabitindeho, wenda kubisesengura ibi ngibi byashaka tuzagira ibyo tuvuga dusubiramo mu biganiro dutangiza umwaka. Imana niba itugejejeyo kandi izatugezayo 2026, tuzabisubiramo tugire icyo tubivugaho. Ariko nagira ngo wenda mvuge ibintu 4 gusa mu gusesengura aya magambo ya Kagame. Murabizi hari igihe nigeze kwita Kagame Dr Maganya. Murabyibuka ngira ngo Joseph ukuri radiyo Itahuka. Kuko rimwe na rimwe Kagame ibyo uko atekereza ugusoma, ntabwo ntimugashishikare gusoma ibyo Kagame yavuze. Ubwo ndabwira abumva ayo madisikuru ya Kagame baba bateranye hari 2500 bagakoma mu mashyi, akavuga ubusa bagakoma mu mashyi, akavuga ko yishe bagakoma mu mashyi, akabeshya
kuko igice kinini cy'ibyo Kagame aba avuga aba abeshya. Gusoma rero ibyo Kagame aba atekereza n'imigambi ye ubivana mu byo atavuze, ntabwo ubivana mu byo yavuze. Iyo rero ndebye nk'ibi ngibi yavuze ku baturage badafite mbese ibyo babuze, akabirungika ku bandi, kuvuga ngo niba badafite amazi, niba badafite umuriro, yavuze ku bintu bijyanye n'inzara, avuga ku bintu bijyanye na ruswa, avuga yisasira ngo bariya bo bita generation Z, abana mbese urubyiruko, uvuga ngo urubyiruko umunsi mwazamutse kubera ko amaze iminsi areba uko urubyiruko rwifashe n'uruhare rufite muri ibi bihugu bidukikije, ngo umunsi mwazamukanye ngo jyewe mbese nko kuvuga ati mutazagira icyo muntwara kubera ko ba nyirabayazana niba ari abaminisitiri, abo ngabo yahagurutsaga mbese n'agasuzuguro cyane ko Kagame umuminisitiri amubona nk'umushumba we, ntabwo amubona nka colleague. Biteye agahinda. Nibyo ngibyo yabamenyereje. Urabiye ko nabiteye agahinda rwose. Yes, avuga ko minisitiri w'intebe akwiriye guhagarika ingendo. Mu by'ukuri ibyo bintu byose iyo ubirebye binyibutsa biriya byo nigeze kuvuga biriya mwandikira mubwira ngo ibyo arega abandi ahanini aba ari byo bibazo byo Kagame n'ibyo byaha bye bya Kagame. None se niba n'undi muntu urusha Kagame kuba mu mahanga agiye nawe mbese agiye kuzamera nka ba Paul Biya n'abandi ba perezida bagiye babaho ngo nka ba Mobutu biberaga iyo ngiyo mu bihugu by'Uburayi, ngo Paul Biya we iyo yagarutse asubiye iwe muhira ubwo wenda nka kabiri mu mwaka, ngo abaminisitiri iyo baje kumwakira bamuramutsa ngo babaza ati se wowe ukora iki, wenda ubwo nguwo wari minisitiri w'ubutabera, ati se wowe, ati nyakubahwa ndi minisitiri ushinzwe ubworozi, ati se wowe, ati ndi minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Na Kagame ni umuntu mbese aba hanze ahubwo aza mu Rwanda kurusura. Mu biganiro byo tuzakora mu mwaka utaha, uretse ibyo kwerekana umutungo wa Kagame naho awubitse, uko ungana naho awubitse, tuzongeramo n'izo ngendo zo twerekane nko mu mwaka w'2025 Kagame yagiye hanze inshuro zingana iki. Nta muntu umurusha kugenda. Ukavuga ngo ruswa se avuga ko FPR yari yaje yiyemeje, irimwe muri za ngamba zo FPR yavugaga, ndahamya ko ari nabyo yahisemo gusa kugira ngo akingire ko ariwe muntu ufite ruswa mu buryo buhambaye kurusha undi munyarwanda wese wabayeho mu mateka y'u Rwanda, haba mu bami, haba mu ba perezida bamubanjirije, nta muntu uragira ruswa kurenza Kagame. Arabishyira ku bandi, uretse ko niyo abandi baba bafite iyo ruswa, kandi hamwe yuko hari abandi bafite iyo ruswa baregwaho ibyo bintu bya ruswa, nka bya bindi ngo ihene mbi ntuyizirika wiyawe. Niba Kagame yiba amabiliyoni y'amadolari akajya kuyagura amazu, akajya kuyagura amadege, akajya kuyagura ibyo bintu byose byo kwishimisha, abigwiza ku muryango we, abandi se bo bazabigenza gute? Ubwo nabo baba bafite ako bagenda bavanaho, nabo basirikare bajya kwiba muri Kongo n'ibindi n'ibindi. Ikibazo cyo Kagame afite, hari krize z'ubwoko, navuga ko ubwoko bubiri u Rwanda rufite muri iki gihe, ariko krize ya mbere ni ya Kagame ubwe, icyo mu cyongereza umuntu yakwita internal crisis. Kagame afite internal crisis ituruka kuki? Ituruka ku byaha byo yakoreye kandi akorera abanyarwanda, azi uko bingana, ubwicanyi bwe azi uko bungana, ubusahuzi bwe azi uko bungana, ubwo ategekesha igitugu azi uko bingana, abafungira ubusa ubu ngubu bagandagaje mu nyururu azi uko bimeze, azi inzara abanyarwanda bafite,
azi imibereho y'abaturage uko ikaze muri iki gihugu, akabireba noneho agereranya n'ibihe uko mbese yifashe mu karere n'iyo ntambara mbese arwanisha abana b'Abanyarwanda, ubona yarenzeho agapfa gusinziriza ngo icyo gisirikare avuga ngo nicyo gisirikare yifuzaga kugira, inzego zo yifuzaga kugira. Nta kindi abivugira nuko ari igisirikare yamenyereje kurwana no gusahura kurwana kuva muri 90. Icyo gisirikare kuva muri 90 kirwana n'izo ntambara zo muri Kongo, wavuga ngo inyungu abasirikare baba bafite mu kurwana izo ntambara zose zo gutegekesha igitugu mu Rwanda ndetse no gusahura muri Kongo, ariko yisahurira atavuga ngo asahurira igihugu. Yaba wenda uvuga ngo nk'ibi abakoroneje Afurika, bakoroneje hirya no hino nk'Abongereza ikindi gihe, ibyo bajyaga kwiba cyangwa se Ababiligi bakabyubakisha ibyo bihugu byabo, ubu wavuga ngo ayo magorofa ya Kagame afite mu Rwanda n'ibyo agura hirya no hino, wavuga ngo iyo ruswa afite no kurwanisha icyo gisirikare cyamariye iki abo basirikare, uretse nyine abo bana b'Abanyarwanda bagenda bagwa kuri urwo rugamba rw'ubusahuzi. Niyo mpamvu abavuga mbese abashimagiza, ariko nuko nyine nabo abakoresha nk'igisirikare mu cyite mercenaries, abasirikare abacanshura bakoresha nk'ukuntu abaminisitiri nabo bareba mbese nk'abashumba be. Ibyo byose byo bavuga rero, Kagame afite internal crisis, kuko ku ruhande rumwe arabona neza yuko yageze kuri limit, ahubwo ubu ngubu ariyo mpamvu avuga nyine ngo yikoreye urupfu, ngo yakwikorera urupfu, nuko arimo kugenda abona limit y'ibyo yakoze ko igenda ayigeraho, kandi azi yuko ibyo bibazo byose azabibazwa, ari iby'ubwicanyi, ari iby'ubusahuzi, ari n'izo ntambara z'urudaca ashora mu bandi banyafurika, cyane cyane mu baturanyi. Azi ko ibyo ngibyo iminsi ibarirwa ku kiganza. Iyo ni crisis ya mbere. Crisis rero ya kabiri yo afite niyo ngiyo nyine yo mu byo yita FPR, kuko FPR ubu yavuze ibi ngibi byose ngo ko yari yiyemeje kurangiza corruption. None se kuki atavuze ko FPR yari yiyemeje ko nta kibazo cy'impunzi kizongera kubaho, ko FPR izaza ikunga Abanyarwanda, Abahutu n'Abatutsi, ikarangiza amacakubiri, ikarangiza ibibazo by'ubuturere. Ubwo uko tubizi ubu ngubu ibyo bibazo ntibiremereye kurusha n'uko byari bimeze mbere. Ko yavuze ko abantu bose bazagira umutekano mu gihugu, niko Umunyarwanda abona ko afite umutekano. Nta mutekano dufite mu Rwanda, nta mutekano dufite mu karere. Iyo udafite umutekano no mu baturanyi, uba wirindirije umutekano muke mu minsi izaza imbere. Twavuze ko tuzarangiza ikibazo cy'ubukene mu gihugu. Wenda ibyo ngibyo ntabwo ushobora kuvuga ngo ushobora kurangiza ubukene, ariko iyo uje ukigwizaho umutungo, abandi bakaba bakiri mu bukene bwa bundi, mbese abo bita abakene nyakujya. N'ibyo byose tugenda tuvuga by'inzara n'iki n'umujinya iyo Gen Z avuga ifite ushingiye ku mibereho, ibyo bibazo ko FPR yarivuze ko izabirangiza, byagenze bite? Ko tuzabana neza n'abaturanyi, byagenze bite? Byo ko umuntu wese umutekano we n'umutekano w'ibintu bye uzabungabunwa, byagenze bite? Ibyo byose yabirenzeho kubera ko FPR ntabwo ikiriho. FPR ntabwo ikiriho. FPR imeze nka bwa bwato Titanic, irimo mu by'ukuri yaranarohamye, kubera biriya byo kuvuga ngo wavanyeho Gasamagera ushyiraho Bazivamo, wavanyeho ninde uwo Gasamagera yasimbuye harya ninde? Gasamagera yasimbuye Ngarambe. Yes, yasimbuye Ngarambe. Ngarambe yasimbuye Murigande yaransimbuye. Mu by'ukuri wavuga ko FPR yigeze igira abayobozi. Muri icyo gihe tukihanyenyeza,
uzi ko n'umunyamabanga mukuru wayo afite ijambo ryo Kagame nawe ashobora kumva ntarikunde, ariko ufite ijambo kubera ko nawe wumva uri umuyobozi. Ibyo rero byarazimye completely, nta bikibaho. Ahubwo ubu ngubu FPR ni ishami rya DMI. FPR ikorera DMI, ni department ya DMI, ikora ibyo FPR ishaka, ibyo DMI ishaka. Niyo mbese itanga DMI ni itanga amabwiriza, kandi amabwiriza ya DMI ikayavana kuri Kagame. Ibiriya rero byose byo kugenda bagafata abantu 2500 bakaza bakabicaza aho ngaho bakajya bakoma mu mashyi, Kagame apfa gufungura akanwa ke abantu bagakoma mu mashyi. Nta FPR rero ikiriho, ririya ni ishami rya DMI. Naba mpagarariye aho ngaho. Urakoze cyane Dr. Theogene Rudasingwa, numva nta n'uwabitindaho kuko uravuga ibyo uzi. Iriya nzu uri mu bayubatse, ndavuga inzu ya FPR uri mu bayubatse n'ukuntu yahirimye urabizi. Nigeze kubona hari abantu bajya impaka bavuga bati ibyo ari byose bateze ku cy'ubu ngubu noneho ari ubwa mbere hagiyeho umunyamabanga wo mu bwoko bw'abahutu, umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi. Ariko mu by'ukuri abantu icyo batazi ni uko uwo mwanya nta jambo kuko biriya byarangiye kera cyane ubwo Kagame nyine yashimutaga FPR Inkotanyi. Byageze ubwo ishyaka ryabaye umuntu, abo bose n'uwababona ni nk'amarido ari aho ngaho cyangwa amadarapo ashinze. Ntabwo mpamya rwose ko ari abantu bafite ububasha ubu n'ubu. Nagira ngo tugane ku musozi w'iki kiganiro, kereka niba hari nibutsa akantu kamwe, uretse ko sinakantu kamwe, nuko dukunze gushondeka ibyo tugiye kuvuga tukabyita utuntu banza ari mu mvugo y'Abanyarwanda. None se ubu wavuga ngo institutions zari zikomeye muri FPR, buriya tuvuge tugera i Kigali muri zarwanya intambara zikatugeza mu gufata ubutegetsi muri 1994, inzego za politike zarimo abayobozi murabazi Joseph, murabazi Sixbert, uretse nanjye ubwanjye mwavugaga umunyamabanga mukuru, ariko murabazi abo bose kuva kuri Patrick Mazimpaka, babihozagara, abo bose yes, no mu bashinze FPR nk'abo bagahima n'abandi. Iyo ni institution imwe yarwanye intambara ikomeye cyane mu gufata ubutegetsi. Institution ya kabiri yari igisirikare. None musubize amaso inyuma murebe abantu bari abayobozi muri 1994 dufata ubutegetsi mu gisirikare ndetse no mu rwego rwa politiki. Ubaho tuvugira uyu munsi nta muntu n'umwe no muri iyo kongere avuga, muzareba bavuze igihe simbikurikirana nuko muba mwampaye ayo makuru, kuko sinjya nshaka kwihanganira kumva ibinyoma bya Kagame. Bigutera kwibaza utari ko umuntu nk'uwo ajya avuga ngo mbese nk'aho avuga ko nta wundi muntu ushobora gutegeka u Rwanda uretse we. Ahubwo ntigeze kujya mu biro by'aha ngaha muri Amerika batubaza ngo ariko ngo se ngo buriya ngo Kagame ariko waciye imyaka ngo atari hose ngo ninde wategeka u Rwanda. Ndababaza ahubwo aho Kagame ategekera igihugu mu banyarwanda miliyoni 14, kuki mutekereza ko nta wundi munyarwanda wategeka neza kurusha Kagame? Kuki mutekereza mutyo? None Kagame ataraba perezida wa kiriya gihugu ntihari Habyarimana, ntihari Kayibanda, mbere y'icyo gihe ntihari abami bategetse u Rwanda. Ariko urebe iki gihe utekereze abajenerali bari ku gatebe ko bangana. Nta mujenerali n'umwe wari kuri icyo gihe muri 1994 wavuga urimo, ntawe nzi ubu ngubu, bose bari ku gatebe. Abanyepolitike bose abatarapfuye bapfanye inzara, bapfanye gasuzuguro ko Kagame yabashyizeho, cyangwa batari mu buhungiro, ubu ngubu nta wundi ushobora kubona.
Kagame rero ashaka ni nka wamene wa umuntu yishyiriyeho movie film, hari filime bavuga ngo last man standing, no kuvuga ngo mbese wararwanye kubera kuri uri igihangange uri intwari, wararwanye abandi bose bagwa ku rugamba, ubu mbese ni wowe. Hari igihe abana b'abasirikare baba escort bajya bamwita King Kong, bamwitaga King Kong. Urumva ubu Kagame agira atya akaranganye nyine muri izo kongure, hari abana nyine muri ibyo 2500 baje kumukomera mu mashyi, akareba nta mujenerali n'umwe, akareba nta munyepolitike n'umwe, nawe rero niwe King Kong, last man standing. Niwe gihinze, niwe muntu usigaye, kuko akabyitiranya no kuvuga ati ngomba kuba ari jyewe wenda mfite ubwenge burusha abandi bwose, kandi n'ijye ufite imbaraga kurusha abandi bose, ariko ibyo ari nibyo aba yishuka yereka abandi imbere mu buzima bwe. Kagame ni nka bene hari cya kintu cyo bita nkongwa. Yego mwijya mu kigori, ijya mu kigori ugomba mbuze ukuntu bisobanura, mbese ikakirya ku buryo gisigara aho ngaho hari igikeneye. Kagame arabizi neza yuko ari empty, arimo ubusa. Biriya byose ni nka show iyo ngiyo yo kwerekana mbese nguko ari King Kong, ari we last man standing, ari usigaye, abandi bose mbese ko babaye imfabusa. Aricyo nagira ngo narangirizeho mbwira aba bavandimwe bacu abanyamurenge, bikoreye umusaraba kandi Kagame arawubahekesha. Ejo bundi bazishyura ibyaha bya Kagame atari ngombwa, nk'ukuntu Kagame yatugize, we atekereza ngo yatugize ikiraro, yagize abana b'abatutsi uko twari impunzi kuva muri biriya bihugu byose byo twari twarahungiyemo, n'ukuntu FPR yafashe ubutegetsi. None se ubu ngubu ntibavuga ngo Kagame yatugize ikiraro? Utekereze abana baguye muri iyo ntambara ya FPR kuva icyo gihe no kugeza kuri aya magingo. Utekereze n'abo banyapolitike bose yatugize ikiraro, cyangwa se n'abantu b'abahutu twafatanyaga, abo ba Bizimungu n'abandi, namwe ba Sixbert n'abandi bose bohemukiye, n'abatwagiramungu atugira ikiraro, araza afata ubutegetsi. Ubu ngubu nyine yigize igihinza. Nk'ukuntu yatugize banyamurenge, namwe niko azabagira, arabagira agakingirizo, kwerekana ngo ibyo ashaka kugeraho byose by'ubusambo byo kwiba muri Kongo, abatandukanya n'abandi banyekongo mu gihugu kirimo sinzi amoko yo muri Kongo uko angana. Ejo bundi azabiguruka, kandi azabigurutsa either atakiriho cyangwa se ari mu manza izo ngizo bamurega zose. Ubwo namwe murashaka kuzapfana nawe. None se ko yaduhemukiye mwebwe, impamvu mutekereza ko atazabahemukira ni iyihe? Ni iryo ngiryo jambo nagira ngo ngire inama bagenzi bacu abanyamurenge, gukomeza kwitsiritana na Kagame. Azabasiga iryo vata, azabasiga iryo sayo, azabasiga ibyo byaha bye. Ejo bundi n'abana banyu bizababazwe kandi atari ngombwa. Igihe cyo gutekereza neza ni iki ngiki, kugira ngo mwishiture kuri ibyo bibazo byo Kagame ashaka kubasiga. Murakoze cyane. Nagira ngo tugane ku musozo w'iki kiganiro, ariko mbere yuko tugisoza nagira ngo Dr. Theogene Rudasingwa nguhe umwanya wifuriza abanyarwanda Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, ubagezeho ubutumwa bugufi bwo kubifuriza umwaka mushya na Noheli nziza. Dr. Theogene Rudasingwa. Rwose nahoze mbitekereza, urakoze, ugize neza Sixbert. Banyarwandakazi, mu bihe bitwugarije bitatworoheye na gato, ntabwo byatubuza gukomeza kwizera yuko Imana iriho, kandi natwe turiho, abanyarwanda turiho. Ibibazo byose biraza, amaherezo bigashira, hakavuka ibindi. Ariko nagira ngo mbasabe yuko twese turushaho kwizera ko ibihe byiza bikiri imbere.
ibihe byiza bikiri imbere ntabwo tuzakomeza kurangwa n'imvururu mu gihugu cyacu n'izo dutera abaturanyi. Ndamya yuko mu minsi iri imbere twese tuzakomeza gufatanya kugira ngo tubone amahoro mu gihugu cyacu, tugire ubusabane mu gihugu cyacu. Ngira ngo tuzagira n'undi mwanya wenda umwaka ugitangira kubifuriza umwaka muhire wa 2026, ariko ubwo tugifite umwuka, nagira ngo mboneho mu izina rya bagenzi banjye turi kumwe uyu munsi n'abadahari kugira ngo tubifurize Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire wa 2026. Murakoze, murakarama. Urakoze cyane, ndagira ngo nshimire abaduteze amatwi, abantu bakurikiranye kino kiganiro twahaye inyito General Kagame yahisemo kwikorera urupfu. Nibyo Abanyarwanda twihangane, dukomeze twihangane, ngo udapfuye gatindi irapfa, dukomeze twihangane nta gahora gahanze. Muri iki kiganiro twaganiriye ku makuru yerekeranye n'intambara mu magambo avunaguye, amakuru y'intambara u Rwanda rwashoye muri Congo. Tunagaruka kuri iriya kongere ya 17 y'ishyaka rya FPR Inkotanyi, kongere yabaye ku itariki 19 z'ukwa 12 2025. Tukaba rero tugarukije kino kiganiro hano. Mu batumire bo muri iki kiganiro harimo Dr. Theogene Rudasingwa, hakaba na Bwana Joseph Ngarambe, mukamwakigezwagaho na Sixbert Musangamfura, muri studio za radio televiziyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Murakoze cyane rero mwese.